Koga beza barankunda mana we wambaye igikundiro nawe urangushimira. Ushaka kumwana wanjye ushaka komisione njye mbona rero umuntu ahangaha bagisha inama z'ubwenge cyane kandi ngewe mu inspiration nyine nk'urubyiruko nicyo tujyaho inama nyine. Urakoze Petit. Urareba buriya kunyegera niko kwegera Yesu. Yego sindi Yesu ariko muri bike mfite meze nka Yesu cyane. Urareba wowe ku myaka ugezeho ni imyaka yo kuba imbwa cyangwa ukaba umugabo. Kurumva umwitabi umwinzoga ikintu cyambere cangiza umusore muto yangawe nikitu bita ibiyobyabwenge. Kandi twavukanye ubwenge Imana iragenda duha ubwenge bituruka mu gisokuruza mu buvivi no mu buvivure tuba abantu bakomeye. Niba ushaka kuba umuntu ukomeye rero kurukiza aya matwara ejo bundi ushobora no kuba umuperezida cyane se perezida wowe umuperezida w'abanyonzi. Kurumva wowe ushobora kugira nk'itsinda ry'abanyonzi uyobora ariko wabigeraho binyuze mu buhe buryo zanyura mu buryo bwo kugira bwo kubikorera. Kurumva wanashaka no kuba umuperezida w'igihugu kiga politiki kuba umujandi perezida wa quartier nize politiki uzicaricyo Rumungu rero wowe ubundi bingi bibaza babinyishurira izi nama ndi kukubwira. Urumva Rumungu ikindi ukareka uburayi uracara umwana muto tukazi nuzaza ubona umugore cyangwa umukobwa uzumubona ko umuntu ubonye ipoto ry'amashanyarazi rifunguye ku myaka yawe. Abana b'ubu mwabaye turara usigaye ubona umukobwa ukabona nawe wahindutse. Tugahinduka muzazugera mu rusengero uzazuhinduka nk'uko utigita cyane nibwo ngiye. Kurumva ikindi ujye cyane urareba nta n'imbaraga ufite umeze k'agasenzegere. Ngomba kurya twebwe mu gihe cyacu twarajyaga imyumbati tukajya rukacarara tukamwa ibivuzo tugakomera Petit. Ubu n'ubwonko bugakomera bugakura. Ari ikindi kibazo Rumungu uzavamo umugabo umugabo cyane uzawegera abagabo b'abanyabwenge nkatwe. Zayanza buri gihe Nyoka ariyo ari isa ariyo se yawe na hariya tujana iwanyu. turajana ndaje mu kanya ngusanga sawa Rumungu. Genda abakiriya banabuze cyane. Nire mzee mama kima makuru ni meza. Mgenza hano nini nshaka umukomisiyoneri bari bambwiye ngo ndebe kuri kano kazu. Wamubonye se? Nyine nanje kukubaza barambwiye ngo mbaze hano kandi ndabona ari ucaye hano. Ni jewe caranga. Koga beza barankunda mana we wambaye igikundiro nawe urangushimira. None amakuru nyine narinje hano nje gushaka nyine inzu yo kuba bandangira hano. Uri umukobwa uri umugore? Ndi umukobwa. Uri umukobwa uri umunyeshuri? Oya ntabwo umunyeshuri kubera umujuru ndi umunyeshuri. Meze kakana bujya baza bita bwaribu butoya buriya bwafungishije cyane imbati sha naragikundaga wangu. Narakirebaga nakundaga filime zacu ariko ngo akana ejo mundi kagishishijemo turababara n'ubu ndi kurira. Kabyo tugende nyine ujye kunyereka inzu. Ngiye nago mfite imyaka mfite n'irangamuntu. Ufite ngampoya n'imyaka uyujuje. Muri ujye kunyereka inzu. Ubwira isesemi gye. Nyine muri ujye kunyereka inzu ngiye niyo nshaka. Ukeneza umukaye gace. Hari ibumoso, hari iburyo, hari imbere, hari inyuma. Nereka icerekezo. Ahantu hose mba mbafite amazu. Wa musaza ndetse nkavuga. Umusaza ni Petit. Ntabwo ndi umusaza. Komisiyoneri bienvenue. Umva komisiyoneri. Ndashaka inzu ahantu hatuje uri kumva nta kavuyo gahari. Mbabara nturirwe unyirukansa tugende dushaka inzu. Iba yonyine mu gipangu ku buryo nta bantu. Ntabwo twaje muri Olympique mukobwa. Takwirukansi gukeneye mwike. Icyambere ugomba kugira unakeneye
turakorana rwose ntabwo ari kontara ugiye kumpa winansuhuza ni akazi ndi gukora kurumva wowe ukenenza ahantu hatuje inzu y'abakobwa y'abana bato ntabwo ndi muto ariko nakubwiye ko nkuze ngewe nyine urebye uri ko muri 20 kugeza kuri 40 ndaje kuvugisha ma sawa sawa nukuri urumva wowe ufite ka 20 kugeza kuri 40 ndabesha nyine ndimo aho hagati baranariye afitemo ndabona cyamaye neza cyose warakigize waragipaki tugane kwereka bafite n'amazi nje urareba nje mu komisioneri nyine uri class ugenda mwana utuzi abandi uzusanga bari kumwe ibigage tugende nta kibazo daga ari wowe ugomba kumbwira ngo tugende nije ugomba kukubwira tugende ugira na discipline none si ubwo kutangiye kuntegeka sinza kurana ni discipline I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. tuzazusugwa abantu bakabona hari abantu babihaye hazima nyine ariko atari mu kajagari nka hano tuzazusugwa mwana uri ingagiye uri ntuza ukora ubukera rugendo ese muzebye we birakureba njye w'ikintu nkubwiye nkeneye inzira hano wowe mbakujira wowe nakubonye mbona uri umwana muto kurumva kuzana muri quartier y'urubyiruko rukiyubaka hano haba ibishimbo bya mitiyu abadodo z'ijana ahangaha niyo haba n'inyama za okazi umuntu ashobora kugutiza inyama ugakora isosi ukayimusubiza nyine ngewe byo ntabwo ngiye bikeneye nakubwiye nkeneye ahantu mu gipangu haho tanakavuyo ya inzu yangahe manje tugenda ubanze ngewe unyereke kubera iki somaze ntabwo ndi mani tutungana akomuze ko ufite amahane nyine mbwira ukeneye inzu yangahe ngewe ndakurangira inzu ntazi n'igiciro cy'inzu ukeneye system ndashaka inzu ya 60 turanze imisozi nuri gushaka inzu ya 60 uri kwikwega gutyo ukuntu wanavugaga wijyagagura wagira ngo wari ukeneye nk'inzu ya miliyoni 60 nese amafaranga y'amanyarwanda kereka niba uzaba muri we muri quartier y'abakiri hano inzu ya 60 utu tuzu twose ducitse kwa hano ubu urana hari irenze 50 turi kutwanga se kareka ariko rero jewe mu rugo mfite wese navuga yahoze ari we ushira kuri venge usuzugura we how uzi kusuzugura ngo nti sinari ngwaye wowe nyereka inzu cyangwa ubyihore nge kwishakira undi mukomisiyoneri none se ukora iki muze ntabwo ibyo bikureba nakubwiye ko nkeneye inzu ujya kumbaza ibyo nkora kuko ntabwo uzanyishyurira uri ikiyobe urakoze mzee Brown Skin Girl ari indirimbo ya Chris Brown bavugaga gutyo ari ukuntu twabigenza tukumvikana tukashuha umva kumbwira wowe twanakorana kurumva nanjye nitse hari n'ukuntu nyine wajya no kunsurerega niyo nzu ndakura urakamaraye wowe urakamaraye nibizo bavuga ngo by'abantu ngo bagusure naho kumba ukora ubumaraye ukora turapanga inzu nyigushakira 60 sibyo urashaka ahantu hatuje ahantu honyine niyo yabiri mu ishamba usibwa abantu bagiye bahagera cyane ese abantu uvuga nabaye ukuri muze nakubwiye ngo ibyo ntabwo bikureba wowe icyo nkeneye n'ikimenyetso ujya kumbaza ngo nkora iki se uzanyishyurira ariko nyine niba hari ukuntu ubona wabigenza twabikora ukanyishyura nta kibazo ndakura urakamaraye burya wagisaza waje ukandagira cyo kabye wasabaga inzu yo gukoramo ubumaraye wowe jewe rero mu mpano Imana yampaye yo kurangira amazu niyerekwa mfite
Ntabwo mfitiye reko ryo kurangiriza inda. muze ndangiriza cyangwa ubyibone Ndagenda bajya kurangiriza ngo mu gisimenti waje. Zihore ndende shaki undi biko. Tayibona je mu gisimenti bakurangire wo karangirwa n'iminsi. Kantari umwanya w'ubusa. Je urangiriza aba pasiteri ba bishop kuko urazura karaye. Karaya maraya mbaye. Kanisi yari. Urumva rasta. Keneye inzu cyangwa aho ndayi keneye Gero sifra Gero nyine nawe yisanya kuri umuntu yazajya ari yikora fresh nta muntu aho hafi yikora kwikora nukugira gutyo ntabwo uri gufata G Sushon uri mu diaspora ikinyarwanda uri kuvuga ko ntaracumva Skingiri kunzanira mwana ntabwo numva ku none se warunuwe umaze imyaka ingahe i Kigali ngo waruntuwe niko G umaze imyaka ingahe i Kigali umva ngushoneshe neza nyine G ukuvuga ngo ngewe mundashaka Gero abantu y'ahantu mu kavumu kuntu nyine yitsimbye cyenyegero kubyumva ku buryo nazajya nikora nagire n'umuswitano kwikora no gukora iki ufite ibintu ukora wikoramo ntabwo uri gufata mwana ufata byanze tugenda ariko nkwereka uzabona amafaranga yo kwishura simwe mva G je nyine urabyumva ndakomeza niyongoza gutya ngasumba utuntu cyenyege nyine ugasumba bajama nyine ngata genda batambaza utuntu cyenyege mbikire ntabwo naraburiza ku moto warunu kino kizuki bamwo aya mwana mvumo karitanse no muskitana no ndagaski no ringi bikunzanira warunu urashaka gabamande abamo nyine inzu karitanse ndagaski wewe ngwino kwereka unzenye mu mpangu ziba mu banyiri bipangu oya ngwino kwereka wowe urahita wabona ntato ahe afresh rasta sure kandi ukuri kandi wowe numva niyo wazana nizo bipeti uzana abara abantu afresh no mariko irikora fresh irikora irabikora kabisa numva irakoze urumva hano habamo abasore urumva ahangaha niho waba rasta hano akavumo se ni fresh akangaka ni akavumo wese ushaka kwisha nk'imbeba waza ujamo imbere gutya bakakubura n'umwaka na polisi yaziza ahubwo ikaguca hejuru irayira ndagasa ndafata gaciza nayo urareba hariya urumva kandi abarasta kubera ibintu mumwa mukunda kwisha nk'imishusho urareba kiracuma wowe kora akazi kawe by'utugambo uri kuza naho twalenga uri kuza ushaka kundaburiza cyenyege sibyo wowe kiya pembeni G sufata reba ibikureba ibindi bireke warunu je ndi kuvuga utugambo mana sugu utangiye kunyishira ngo ibintu dufata iki se mwana ndagaswinki mbakubwira nyumva gukagase nyumva iyo umuskitana ngagiye kunkanga gaciza intuza nizo lenge zawe gaceze nawe ari kugaceze sha kontimuka kudadayo ndakwishe rero ndakwishe umva nkubwira nyine buretse tuganira iby'inzu utuzi urumva ariko zumenya ko n'umuntu nawe yabaye nk'umudimo iyi ngofero barunu wese ibyo birandeba gaciza dimo bisi ibyo birandeba mwana mva zo skingiri kuzunza naho zo tugambo mbwira ngo arasanga ibintu dufata iki se warunu mwana ndi gufata ubuhari no wifatisha se G rasta niba ushaka inzu mbwire sibyo wenyine makavumo nimba arakavumo je kunyereka ariko ibintu by'utugambo uri kurenzaho mwana upoweshe tiya pembeni inzu ni iyi ngiyi bayishyura 70,000 niba uyifata uyishyure niba utayishura utaje uje kumwe bitabo bayishura murazinga 70,000 izo doka ari nyinshi genda uje kuba mu bihuru niwo muba mumwe bimuga ubundi kawe naje kuguha inzu gute harunu we nashaka utazi umuntu uri gukina nawe ngo waruntu wowe suze umuntu uri kumwe nawe waruntu mbangukire we runtu peti uri igipeti gito gusa cyangwa rumagi kikaza kirutisha muzuru mu matwi mu bwango urangirika naho ubundi we nagukubita kanagukamuramo iryo tabi arira ndagaza ibyo sinabivuga byandaga ariko nagukubita nyine tu kandi ndi no kuvuga n'amagambo y'abapasiteri
kagukubita uri kuvuga kirara mvuga gipasiteri urumva ko waruntu we runtu da waruntu da n'amafaranga mugira mwabintu wakintu ko kimezwa nande ziterime z'abajama akinano ntacyo wa mukaritasi mva ngusonesha amuswitana umuswitana utangiye kunyita umuswitana no babisa ariko wadaje we warono utabona nanagupoesheje ngo gushima ibintu by'imiyaga ngugire ngo ngero no ushaka kunzana izo kabiri zawe ngiye mfite 4 na 5 na 6 na 3 urumva ko mba nayisi urwo byumva ahita ngusumba warono sufata amba nikinira warono oya umva kubwira rasta reba kurusha unkubise reba urusha unkubise akose mwana wagira kubiba bisi na tukazukina mani umva kubwira nagikinishaga uzi kugira nubwo umwitabire ukuntu tugize ngo izanile mama nigushaka kuzana za 3 zanyugiruza n'ubuntu bw'ubuswitana mite muraburiza warono je mfite kata ya 10 petit sufata mbangire uranyongera rasta sufata kanzaza kwigana nyine okay ngaho kano kava umusengo ni dozi inga angaha nakubwiye ni 70 ariko iyo wigurira umuriro ukigurira amazi no bikoresho fata yuko numva bikaze iyo wigurira umuriro ukigurira kwa muhamba we ntabwo umaze kumbwira ko ari do 40 warono bibaye 70 gute se wogashamba inzu ni 70 rasta wifatita wewe kugira ngo ubone inzu biragusaba ko abanyitabe mu bwonko mbwira ji wasureba cyako nushaka kuzunza naho lengeza ushaka kundaburiza cyenye ako tu yewe ndano gukora n'ibintu bya fake bwira niba ushaka inzu cyangwa utashaka kugenda nasekanye nawe kandi mfite akazi kenshi saa 5 zirageze nahereye kwimara yangeze ku munywera umugi umunsi urawegera ndaya nyine tushaka kundaburiza genda wowe inzu urayifata wigize inshangingi urafata inzu cyangwa nyine wise wigira inshangingi nyine wigize inshinzi inshangingi ni soge inshangingi ibinzina wanyitse ngo umuswati ngo inshangingi ngo ikiniki ngukira warono noneho gumana bakavumuka n'undi hano muri zino hudu hagese uzo za ndafata neza uva mubwire ji tagufata wafata udafite ubwonko tagufata kawe gumanyaga inyero yawe noneho nje kirebera icyana cyanjye no muri cyo n'ano mahudu uri kubyumva ndebe ko cyata kinangora n'amaratangiye gutema amara kubyumva inzara itangiye gutema amaraso oya uragurenga iki gipangu udapfuye wanywera umugi gwinshi nabibonye kagenda uje guherereye kubyumva warono ariko ugize ngo nagutinye peti uri cyana gito wowe mantaza no bugurye ngatangura muri warono uri kubyumva agenda sha amuswitana umuntu abapoesheje ugashaka kuzana izo 3 zabo 3 zihese wowe kuri kuzana kabiri na karifu nahita nkumotsa uri kubyumva nakumotsa ushatse kuzana izo wamotsa ariko mwana umuntu w'umugabo wamumotsa wowe wamotsa wowe we wamotsa uraburize singira tubibona wamugwino ndabura ambwira ngo uraburize tubibona mwana winari uraburiza nde tabonye no genyero yawe warunugira ngo nanandi hantu tuvumo tuba sibyo sushun je natanguraburiza karifu sero nabukozemo ji niba muskita mushaka ndamoto kabiriza wawe mwana skula natanguraburiza fo karifu drink oh basta Yola bebizo. Mutese? Yola cha meze gutese cyuki. Ni sawa. Urafata neza. Ni karibu. Kunabi. Kubanza ndi umuntu wabere urya neza mu mujyi ndagasa. Uko bimeze? Akani ko kavumose. Umeze neza? Wallahi. Neza na mata waruntu. Cyangwa imba nifunze. Ndakubona kabisa. Nubwo ari agatirana ariko banavuze ati cyana cyane ntabwo najya kukiriba kinyigi gutyo urubana na maze sinisondetse. Ntabwo yisondetse. Kabisa. Arafata naye baruntu. Mbase ngubireje. Noneho ndashaka kubitsa size imba bareka karo kagatoya hano nabaza abitsa noneho nkayatagaruka tukabigwamo neza. Slow but slow. Sushona. Yende ko yerekeza sheri. Sawa. No. Jakugera begera ndebe kuri zagwe. Ciao.
ndagasezeye mwana wanje kubera iki uyu munsi nahuye na satani imeze gute papa nahuye na satani mpura na nyabingi mpura na daimoni imeze gute nahuye n'indaya mpura n'ikirara mpura n'itabi mpura n'urumogi nahuye na ikintu cyose kibaho mu isi mwahuriye hese cyangwa wari wagiye kumubona mwana wanje sanze uzaza ujya rimwe mu munsi ni ukuri ntabwo bishoboka ntabwo byakunda ntabwo bishoboka abana mwaratese ntabwo byakunda umeze neza se giko umeze neza umeze nk'umuntu se ugize ufite gahunda noneho ngo wicaye muri salo hari umuntu watsinze ibibizo uje gukora ikiyama urasa uje gukora ikiyama papa ni sheri sheri wani ndabara gatatu nkubure gutya cyangwa ndahamagara rimwe papagare polisi papagare ibigo byose bishinzwe umutekano kubure rasta kubure rasta mbira mu genda cyangwa genda mbarije kora karifu nini karifu mu rugo rwanjye cyangwa karifu rasta soka rasta soka cool down man cool down see bivuga mwazi cyane turakumvikana biza kwisoza mwana we reba mayoneze wariye ureba kwegera nakura buri samwe ya Harunu ikintu kizima mwa papa icara kumvikana ari umunsi wasibye mayoneze mu rugo oya mayoneze ni bigitangiye kumucura umunsi wasibye amavuta y'ubuto none se ko mukunda reba mayoneze zose wajyaga buri munsi ari umunsi wasibye kurya mayoneze kumuswitana ari umunsi wasibye kurya mayoneze ari umunsi zose tuwaziriye wigeze ujya dodo iyo nzaba se yavuye none reba ikintu Harunu wese atangiye kumucurira reba ikintu uzaniye ariko papa ntabwo umushaka urashaka gaceza ariko papa byo wegera byose turashaka icyana cyawe ndagisumba cyana cyane gakiranyemera wa Harunu isizo kabiri zawe kunzana mbwira ijambo mbwira iyo mwitabi yasoze mbwira nyine papa reka nkubwire mbabaje umuntu Kibwire nyine cyo mubona gutya agaragaye nk'umusinzi ariko ndamukunda kandi nawe arankunda ariko uruntu rwavuye wabaza rwaravuye indera ariko umva kubwira ndaguca mu bana baje guca gukarabe n'intoki zanjye ushaka ku mwana wanjye ushaka icyo ntabwo umucanga urongera kumuzana izo swingi zawe ndahita ngukoramo ibifu mbabarira nkubwire karifu ko mukuru wanjye wamushingiye ku ngufu akaba abayeho nabi nanjye ushaka bigende gutyo mbabarira soko zazizana kabiri zabyo zino nkari tazi zimviye kuji ibikoresho ufata ni ibyahe ji ni papa ugomba kumwubaha sheri umva reka nshiringe bibi zose sozo kumukunda turakunda mbabarira ugabanya amagambo rwose uramukunda se koko cyangwa nawe urumogi rwakubwiyeho ndamukunda kandi ntabwo papa ndamukunda akiniona ananipenda tuvugane gani gise Harunu ushaka uzaho zagatatu genda mwumvikane none se sinjye uzasaba umukobwa musa nozalenge zawe wazanye wapfiriya tuziranye cye genda mwumvikane twumvikane super tatanga kwa Harunu Rasta Yona wakuyora kakujyana polisi ahubwo ndese nzi ko ariko ngera polisi zinige umukobwa wanjye mwarakundanye n'ibyo kirankunda kiriya cyana cyawe none waretse kakujyana cyarabwanutse ntabwo muzakorera umurenge we nawe ibisukuringa damu nta kibazo kabisa umwana wanjye se ko ari ibyahise wayiniga nawe Harunu nta kibazo ziniga ariko noneho nzana za kabiri zawe ndahita muswitanisha sibyo oya byo nsabiri bizo kame niba ashaka kunyereka ahantu tuzakorera igikwe reka maze n'inage n'ubu ndakwemera Harunu wese ufata yego
Seviye ko wagendesheje cyane ni Rasta wowe nzagwa n'umukobwa wanje nabonye ufite umutima nk'uw'intare wo kwihangana turi hafi kuhagera kandi ubukwe bwanyu uzaca kuri Waronowe nanjye kugenda mwemera kugenda ubinkorera runtu kapamagara umuntu wo gato ndaje kanumve runtura Wewe pastor wahageze? Yego nahageze. Uri ku mazi? Yego. Ndakizanye ariko kimeze nk'ikidayimoni. Ube tayari kandi ube wasenze ufite umwuka mwinshi. Kizana tukifise. Sawa. Rasta. Ndi gushaka umukobwa wanje rero ujamo bakubatiza. Muno rizingana bakubatize ayo madayimoni yose kurimo gushiramo ayo mapepo yuzuye mu mutwe wawe. Ndigayitonda warongo mbaze muri mihirimo ryanjye. Urumva? Jamo. Umubatize neza. Urumva ni ukuvuga ngo amadayimoni afite byibuze birasaba amabido 8 kugira ngo ayamwe amadayimoni agende avamo uje kunyica ujya uyu muhungu afite amagambo nk'ayibera by'inyamira ariko muzande mubatiza mu izina rya Yesu Jamo Rasta munzane mubatize mu izina rya Yesu ariko ndabona azagwana tuzatuma mu izina rya Jamo kibatiza batiza kibaya tumubatiza haba wo mukayitaza ariko afite amagambo ngiye kongera kubatiza mubatize afite ubukaya kongera kubatize cubiza nakubwiye amabido ongera ha nabonye nakubwiye ko ari mu amabido 8 subizamo arimo aragenda kizwa rakeka subizamo arimo aragenda kizwa pastor warono nakubwiye amabido 8 tugeze ku ni trontira agera narije ni cyana cyane atagikebera warono subizamo wewe arimo aragenda kizwa ongera niyo yapara pira mugapira ongera bazabo bumarira mu matwi warono kirakizwa Chongere gipfe wakishijwe yego swingiwe naswingiwe utakumva gakiza ka Yesu warono Chongere yala ndikumva Yesu dore atangiye gukizwa yakijijwe ndi muri Yesu warono byaje tangiye kubona je Pastor ndakwishura ruka atangiye kuvuga mwuka wera akandika n'amandiko mwuka wera arimo warono wagiye nane gikizwa gahamba urukubyo Satani aravamo ongera chongere Satani ari umuvemo ariko mu izina rya Yesu ndakubatiza mu izina rya Yesu ndakubatiza mu izina rya Yesu mwuka wera yamanutse imbaraga z'Imana mwuka wera yamanutse mwuka wera yamanutse kabisa Sheri